Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira rwanje n'ugutsinda nitwa gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano Suraho Rayon Sport Nyanza isaro ry'Inyanza. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Anzimena mu Rwanda nta makuru. Nkuko bisanzwe rero kuri Rayon Yacu TV tubageza amakuru atandukanye abakomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Reka ariko mbere na mbere nizere ko umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ahari hose mu Rwanda hanze y'u Rwanda mwese nizere ko mumeze neza rwose, nizere ko uyu wa mbere ugiye kubabera uw'umugisha muri rusange. Iki cyumweru dutangiye kizababera icy'umugisha muri ekipe yacu rero cyangwa muri ekipe yanyu ya Rayon Sport. Akomeza kugenda avugwamo amakuru menshi atandukanye muri ekipe ya Rayon Sport. Ibya rutahizamu mushya ntabwo biri kuvugwaho rumwe gusa, ariko icy'ingenzi cyangwa se icyo wamenya nuko mu kwezi kwa mbere ekipe ya Rayon Sport igomba kuzaba ifite nimero 9 uryana gusa, ariko nyine ntago akomeje kugenda avugwaho rumwe. Turaza kandi gukomeza turebera hamwe amakuru akomeza kugenda avugwa muri ekipe ya Rayon Sport. Ku munsi w'ejo twabonye ekipe ya Rayon Sport ifata abagabo bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa muri ekipe ya Rayon Sport, cyane cyane abaguze ya ticket season ya miliyoni rwose igira gutya ibagenera nimero. Turakomeza kugenda turebera hamwe n'andi makuru akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Turanyarukira no mu bafana bayo turebe uburyo bakomeje kugenda bitegura ku itariki 23 ekipe ya Rayon Sport irabiri kuzuza amanota yayo 15. Intego muri uyu mwaka w'imikino ngo nagutakaza kurimo. Ni byinshi cyane dukomeza kugenda tugarukaho hano mu kuri Rayon Yacu TV, ariko kandi nubwo ikipe ya Rayon Sport nyine wumva ko nayo ikomeje urugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona, yewe ngo n'igikombe cy'amahoro ntabwo bazigera bagisiga cyangwa se ntabwo bazigera bareka kugihatanira, kuko ngo intego yabo muri uyu mwaka w'imikino ni ugutwara ibikombe. Nubwo Kiyovu Sport yabakomye mu nkokora igatwara igikombe cya Made in Rwanda, ngo ku rundi ruhande byari ibintu byiza cyane kubera ko ikipe ya Rayon Sport ngo byibuze yabashije kubona aho ifite intege nke, ngo byibuze umutoza ngo Francis Christian yabashe kugira igipimo cyiza cy'abakinnyi be bamwe na bamwe kuri match ikomeye. Ati aho kugira ngo tuzabure kuri match ikomeye ntakaza amanota ya shampiyona, twahura n'ikipe ikomeye kuri match nk'izi ngize zisa nk'ari za gishuti, nkamenya urwego rw'abakinnyi banjye, nkamenya uburyo nzakosora umukino ukurikiye. Ati dore ko kandi byakomeje kugenda bigaragara ko igice cya kabiri nyine ekipe ya Rayon Sport yarakosoye Kiyovu Sport ibura umupira. Byumvikane ko rero nubwo ikipe ya Rayon Sport yatakaje, ariko ngo ni ikintu cyiza cyane ku rundi ruhande, kubera ko nyine bifasha ikipe ya Rayon Sport kugenda yitegura, kandi nyine ngo igipimo ku makipe akomeye imaze kukibona. Nimaze gukina na Polisi, ikaba imaze gukina n'ikipe ya Kiyovu Sport mu mukino wa gishuti. Ati rero imikino yindi ikurikira shampiyona ku makipe akomeye ebana kabisa ndizeza abakunzi ikipe ya Rayon Sport ko tugomba kuzatsinda nta kabuza. Zumbuko ari gisebe Dogora bega mitara bayobora amajyepfo na polisi y'igihugu abona abahamya. Ubwo nyine reka dusuhuze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batandukanye rwose bakomeza kugenda batwereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Bati Modric kabisa wazi igihe ukomereza aho ngaho ujye uduha amakuru y'ikipe yacu, ekipe dukunda, ekipe Imana yatwihereye Rayon Sport isaro ry'Inyanza, nk'uko uyu muhanzi akomeza kugenda abiririmba. Muri ekipe ya Rayon Sport nyine nk'uko twakomeje kugenda tubivuga, haba harimo amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru abagezweho abari menshi mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa kuri uyu munsi turaza kurebera hamwe ikibazo cya rutahizamu gikomeje kugenda kivugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ese umuti wacyo ni uwuhe? Ese iki kizakemuka gute? Ese abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mwebwe murabibona mute? Mbesura omujema na Kasimu na Tanazi.
reka duhere ku munsi w'ejo twakomeje kugenda tubona ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda rwose ishimira abagabo bakomeje kugenda bitwara neza bagura itike y'umwaka ya miliyoni ibabwira ati kabisa muri abantu b'abagabo ibagenera na nimero. Abagabo batandukanye rero nk'abatwagira Yesterday, Sadati Munyakazi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda rwose ku munsi w'ejo bahabwa amanimero agiye atandukanye, ndetse n'umugabo twavuga ko rwose ari umwe mu bagabo ikipe ya Rayon Sport uyihora hafi, uyu nguyu akaba ari Prosper Muhirwa. Uyu nawe ni umwe mu bagabo bakomeje kugenda bashimirwa n'ikipe ya Rayon Sport bahabwa amanimero, bababwira ati rwose mu ikipe ya Rayon Sport murisanga muraba agaciro mu ikipe ya Rayon Sport. Ni igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo, perezida w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu akomeza kugenda ashimira abantu bakomeje kugenda bagura itike ya season ya miliyoni, ababwira ati rwose muri ab'ingenzi ku ikipe ya Rayon Sport, ati Rayon Sport ni yanyu mugomba kuyiba hafi. Uwitwa Munyakazi Sadati yakomeje kugenda ahabwa nimero 11, ubwo nyine byumvikane ko ebana kabisa ni za nimero z'abafana, kuko bakomeza kugenda bahabwa za jezi z'abafana. Mbona rwose n'abandi bagiye batandukanye nka Watade bakomeza kugenda bahabwa nimero 8, n'abandi bagiye batandukanye rwose bakomeza kugenda bahabwa amanimero. Umuntu wese rero wifuza kugura season ticket kuri ikipe ya Rayon Sport wakanda akanyenyeri 772 urwego ugakurikiza amabwiriza, ubundi ukayigura rwose nawe wagura ibihumbi 100 ukajya wiyicarira ahasanzwe, cyangwa ukaba wakwigurira iya miliyoni ukajya wiyicarira nyine muri VVIP, nawe ukaba uri umuntu w'ingenzi mu ikipe ya Rayon Sport, ukaba uri mu kanama ngishwa n'ama kipe ya Rayon Sport rwose. Ahangaha nawe ushobora kwigaragaza. Ndambonera kubwira abantu bari hanze ebana kabisa, ushobora kuba uri hanze ufite ikipe ya Rayon Sport ku mutima, udashobora wenda kwitabira ikipe matches z'ikipe ya Rayon Sport, ariko nawe ushaka kujya muri ako kanama ngishwa nama, cyangwa se nawe ushaka kuba umwe mu bantu b'ingenzi muri ikipe ya Rayon Sport, nawe ushobora kugura iyi season ticket y'ikipe ya Rayon Sport, ubundi nawe ukaba uri umuntu wo kubahwa, cyangwa se ukaba uri umuntu uzwi mu ikipe ya Rayon Sport. Sibyo gusa ariko n'ibihumbi 100 nyine byawe ushobora kwigurira iyi tike, ubundi ukaba ufashije ikipe yawe ya Rayon Sport, kandi nyine nawe ebana kabisa nawe ukaba urifashije ku rundi ruhande, kuko Rayon Sport ninjye nawe byumvikane ko rero gufasha ikipe ya Rayon Sport uba wifashije ni ibyishimo uba wishakira, kandi ibyishimo birahenda. Amakuru akomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport ni amakuru menshi cyane rwose. Kuri ubu ngubu hari rutahizamu wakomeje kugenda atavugwaho rumwe, ariko kandi abenshi bati ni rutahizamu mwiza, ni rutahizamu Peter. Uyu akaba ari rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Ghana. Uyu nguyu akaba ari rutahizamu ukina mu ikipe ya Musanze. Ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda yifuza, ndetse binavugwa ko ibiganiro byaba bigeze kure hagati y'ikipe ya Rayon Sport na rutahizamu Peter, kuko uyu Peter we yamaze kubwira bamwe mu nshuti ze rwose ko ashobora kuzerekeza mu ikipe ya Rayon Sport mu kwezi kwa mbere. Uyu akaba yaraguzwe na Musanze imukuye muri Etoile de l'Est uriya mwaka w'imikino urangiye. Ubu ngubu rero muri ikipe ya Rayon Sport uyu rutahizamu unubwe rutahizamu mwiza, nubwo rutahizamu w'umuhanga, ariko ntago akomeje kugenda avugwaho rumwe bitewe ngo n'ibibazo by'imvune. Banje n'ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda, niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano. Nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport iguza abakinnyi bagiye batandukanye barimo ba Musa Kamara, ikagura abakinnyi bitwa Barwatubye Abdul na Ngendahimana Eric, kongeraho Osaruwe, akaba ari abakinnyi ngo babaje bafite ibibazo by'imvune. Abenshi rero cyangwa se bamwe mu bari mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ngo batangiye kugenda bikanga ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kugura uyu rutahizamu Peter wa Musanze, n'ubundi ngo nawe akazaza afite cya kibazo cy'imvune, bikazasaba gutegereza ngo kandi ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwiruka ku gikombe cya shampiyona. Bati rero tekereza uyu Peter aramutse aje agasanga Traoré na Kamara baba bicaye hakurya mu bafana, tukagira ba rutahizamu bangaye baba bicaye mu bafana, ati byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ati kandi uyu rutahizamu twibuke ko ari umunyamahanga. Abenshi bati rero dufite Onana, uyu nawe ufite ibibazo by'imvune, ati nawe atari umukinnyi rwose twavuga ko ari umukinnyi wizera ko wazakina shampiyona akayirangiza. Ati rero kongeraho n'abandi bakinnyi twakomeje kugenda tugura bafite ibibazo by'imvune, bati kongeraho Peter. Ati rero byingibi rwose byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Kubw'izo mpamvu rero uyu rutahizamu Peter nyine ntabwo yakomeje kugenda avugwaho rumwe n'aba bakunzi ba Rayon Sport. Gusa ariko
abandi bati rutahizamu Peter n'umwe muri ba rutahizamu beza bari muri iki gihugu, ni rutahizamu byibuze wakwizera ko waba uguze rutahizamu kuko byibuze abenshi turamuzi uburyo akinamo, aho kugira ngo tujye mu burengerazuba bwa Afurika twongere kujya kuzana abandi ba rutahizamu baze badufropingire, dore ko muri iyi minsi rwose ba rutahizamu twavuga ko abanyamahanga ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda igura muri iyi myaka ibiri twavuga ko igiye gushira. Muri bimwe byatumye Rayon Sport rwose ikomeza kugenda itakaza cyane no kugenda igura ba rutahizamu baturuka mu burengerazuba bwa Afurika, ariko kandi guhamya baro batayihamya. Ahangaha rero abenshi bati aho kugira ngo rwose twongere tugure aba rutahizamu twagura uyu Peter wa Musanze umaze kutwigaragariza ko ari nimero 9 ushoboye, aho kugira ngo dukomeze kugenda tuzana abameze nka Basanogo na Steve Omanga cyangwa se ba Traore na ba Kamara. Bati rero twazana ba rutahizamu byibuze rutahizamu abantu bose badashidikanya umuyobozi umurenze umureyo. Nubwo abo ari abatanga nyine ibitekerezo byabo ku ruhande rwabo, ariko abandi bati rwose ati ibibazo by'imvune, kugura abakinnyi bafite imvune ntacyo bifasha ikipe ya Rayon Sport. Icyiza rero twakwitonda tukazashaka rutahizamu mwiza, rutahizamu uri ku rwego rwo hejuru, cyangwa se nyine ikipe ya Rayon Sport ikaba yaheba ikajya muri ibihugu duturanye ikazanamo rutahizamu ukomeza kugenda yitwara neza. Ati ibi nabyo byashoboka, aho kugira ngo tuzane rutahizamu ufite ibibazo by'imvune tuzakomeza kugenda dutegereza, kandi urugamba rwo guhatana igikombe cya shampiyona rwo rurimbanyije. Ngayo nguko rero ibikomeza kugenda bivuga kuri rutahizamu Peter. Uyu nguyu akaba yari yarabwiye bamwe mu nshuti ze rwose ko ari hafi kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ko ku kigero cya 80% iri hasiso igiye kuza cyangwa se muri phase de tour ashobora kwisanga mu ikipe ya Murera, ekipe yambara ubururu n'umweru. Ibi rero bikaba bikomeza kugenda bivuga ko ekipe ya Rayon Sport yari yamaze kuganiriza uwitwa Trump abemerera ko ashobora kuba rutahizamu Peter, ariko kandi kuri ubu ngubu nyine abenshi batangiye kugenda bagira ikikango kubera ngo uyu mugabo yaba yarukamwe n'imvune nkuko bikomeza kugenda bitangazwa. Mwera amasumbu ko ari igise dogora bega mitara bayobora amajyepfo na polisi y'igihugu abona abahamya. Ya bigaragara rero cyangwa se bigaragarira ijisho ko ekipe ya Rayon Sport ugiye kureba muri domaine zose cyangwa se ugiye kureba ahantu hose muri iyi minsi twavuga ko ari ikipe bigaragara ko igikombe cya shampiyona iragishaka. Ifite abakinnyi twavuga ko ari abakinnyi beza uhereye inyuma, ariko kandi byagira kuri nimero 9 aho ugahita uterekaho akabazo, kuko ugiye kureba rutahizamu ikipe ya Rayon Sport ifite uhereye kuri rutahizamu Musa Essene twavuga ko ari we nimero ya mbere, ukagera kuri rutahizamu umunyarwanda Rudasingwa Prince, ubona ko atari ba rutahizamu nyine bashobora guheka ikipe ya Rayon Sport ngo bayigeze ku gikombe cya shampiyona gusa. Ariko ahandi uhereye kuri staff y'abatoza, ukagera ku rwego rw'ubuyobozi, ukagera ku rwego rw'abafana, uburyo muri iyi minsi bahagaze, urabona ko ari ikipe ya Rayon Sport bahagurukiye rimwe gutwara igikombe cya shampiyona. Kuri ubu rero nyine ikipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje kugenda ihiga nimero 9 kugira ngo ikomeze kugenda yuzura ahantu hose, cyangwa se ifunga imyenge yose adversaire ashobora kumenera. Akaba ariyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport twavuga ko rwose ebana kabisa igomba gushaka rutahizamu yitonze, igashaka rutahizamu uzaza akagira icyo ayifasha, kuko kuri ubu ngubu rwose ikipe ya Rayon Sport inyotewe iki gikombe cya shampiyona. Ya ariko rero nubwo tuvuga kuri ekipe ya Rayon Sport katunyarukira gatoya rwose ku makipe cyangwa se ku ikipe twagombaga guhura. Ikipe ya Asto Kigali yasubitse umukino wacu cyangwa se umukino twagomba gukina ikipe ya Asto Kigali, uyu wari warabaye uw'ikirarane. Ikipe ya Asto Kigali rero nimugoroba nayo yahuraga n'uruva gusenya, ngo nayo yakubitwaga nka rya tungo ryihagaritse ku mugezi. Ati iyi ngiyi rwose nayo byaje kwigendekera nabi, biza kurangira isezerewe n'ikipe ya Ernest yo mu gihugu cya Libya, iza rwose gutsindwa igitego kimwe bituma isezererwa muri iri rushanwa. Abenshi bati ikintu kibakoraho ubundi ni ukujya muri iri rushanwa mwishyizemo ko mugomba kurenga ikipe ya Rayon Sport yarenze. Ati kandi rwose ati ubundi mwakagombye kujya muri iri rushanwa byibuze mwishyizemo ko mugomba gusezera ikipe mugiye guhura nayo, aho kugira ngo mwishyiremo ko mugomba kurenga mu matsinda. Ikipe ya Rayon Sport yageze ati kandi rwose birasa nkaho bigoye kugira ngo izi kipe zizabe zaharenga. Ni byinshi abantu bakomeje kugenda bakoraho cyangwa se bafata iminzani cyangwa se bafata ikipe ya Asto Kigali bakayitereka ku munzani
cyane cyane nyine bayigeranya n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko kandi nyine icy'ingenzi cyangwa se icyo abantu bakwiye kumenya no ko ikipe ya Sto Kigali yamaze gusezererwa igomba kuza igakina ibirarane byayo ifitanye n'andi makipe, yewe harimo n'ikipe yacu ya Rayon Sport. Aho ikipe ya Rayon Sport ivuga iti byanze bikunze tugomba kujya tubona amanota 3 kuri ikipe. Niba ikipe ya Sto Kigali yaratsinzwe na bariya barabo bagwirirana twakomeje kugenda tubona bati rwose ntago iyi ngiyi twebwe izadukuraho amanota 3. Reka dushimirire abantu mukomeze kugenda mutwereka aho turi kumwe 5 kuri 5. Iyi ni Rayon TV ngende Modric, amakuru ikipe ya Rayon Sport tuyabagezeho 5 kuri 5. Icyo usabwa no gukora subscribe ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakandaho kugira ko dushyize ikiganiro ujye ugikurikirana mu ba mbere. Ngende Modric, ciao ciao. Ni Kanombe twibire mu birere.